Ndashaka kuvuga ibintu bitatu biranga umumaro wo gusenga. Hari igihe abantu babona dusenga bakabona twarasaze, ariko reka mbabwire, abantu benshi barasenga ariko ntago bazi gusenga gufite gusenga ubundi n'ubwenge. Gusenga kandi ni gift, ni impano Imana iha umuntu. Abantu benshi barasenga ariko ibuka, ariko uyu munsi urasenga nta murwayi ujya usura, mu mushahara uhembwa nta muntu uraha n'inote y'igihumbi. Wa muntu w'Imana urahaha ibyo kurya byawe ukabirya ukabimara, nta mushyitsi uragira iwawe mu rugo ngo mubisangire. Warangiza ngo urumva kandi ibibazo byaza ukihutira kujya guhamagara izina ry'Imana. Wowe ubakurure bakubwire ko gusenga kwa bitakubujije kuba ushaje, utabonye umugabo, ushaje utabyaye. Sinzi abashuri barimo kukwandikira uko bangana, sinzi ubugome bw'inzandiko bakwandikira aho bukugeze, ariko ndagira ngo nkwibutse. Murakoze cyane nshuti bakundwa mudukurikiranye ku Gushima TV. Nishimiye kubana namwe muri uyu mwanya, mwebwe mudahwema kunyereka ko turi kumwe. Imana ibaha umugisha. Nkunze kubabwira ngo idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, igihora ibibuka. Imana igihora ibareba neza. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana nk'uko dusanzwe, hanyuma reka dutangire dusenga. Turagushimiye nanone, tugushimiye kwera no gukomera kwawe, tugushimiye amaboko yawe y'imbaraga. Amaboko yawe niyo yaturinze, amaboko yawe niyo yarinze umuntu nteze amatwi. Agisida zisha abandi we arasigara, ibyago n'amakuba byabaye ku bandi birabatembana, ariko we bimugezeho ntibyamutembana kubera amaboko yawe. Amaboko yawe yaturwaniriye intambara z'uburyo butari bumwe. Amaboko yawe yaratureze turakura. Amaboko yawe yaratugaburiye turi abashomeri nta kazi dufite. Amaboko yawe yaratwambitse. Amaboko yawe yaduhaye visa. Amaboko yawe yaduhaye gutura mu mahanga. Amaboko yawe yatuvuganiye aho tutakwivuganira. Amaboko yawe niyo aduha ibyo turya n'ibyo tunywa. Amaboko yawe niyo aturinda turyamye ndetse tubyutse, no kuba tutarapfa n'ukubera imbaraga z'amaboko yawe. Hari abantu baduhagurukiye ariko amaboko yawe arabarwanya arabanesha. Hari ibyaturwanije ariko amaboko yawe aduhesha intsinzi. Amaboko yawe yakoze iby'ubutware ejo bundi kwa Obededomu, ngo isanduku y'isezerano bayizanye iwe bazi ko agomba gupfa, umuryango wa Obededomu gashira. Yari umutindi mu gihugu, ntibamenya ko amaboko yawe hari ibyo agambiriye kuri Obededomu. Amaboko yawe ngo ahindura amateka ya Obededomu mu mezi 3. Obededomu aba umukire kubera amaboko yawe. Biravuze ngo amaboko yawe akura umuntu ku cyavu akamwicazanya n'ibikomangoma. Amaboko yawe afata ibintu bidafatika akabihindura ibifatika. Biravuze ngo amaboko yawe ahumura impumyi, niko byagenze ejo bundi kuri Barotoromayo. Amaboko yawe akiza uburwayi bumaze imyaka myinshi n'ubumaze umunsi umwe. Amaboko yawe amara umubabaro, ahoza abantu barira. Amaboko yawe ararwana akanesha. Imana ishimwe. Mu myaka yatambutse, mu yo turimo, mu yizaza, ni amaboko yawe twishingikirijeho. Dawidi yigeze avuga ngo hahirwa ishyanga rifite Imana ya Yakobo h'umutabazi, ngo kuko Imana izarirengera mu makuba. Sengeye umuntu wese wishingikirije kuri aya maboko. Aya maboko ni inkingi, aya maboko ni icyambu twambukiraho, aya maboko aratumurikira. Luka yaravuze mu gice cya mbere ku murongo wa 78, aravuga ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu, ngo nicyo kizatuma aya maboko adutambikira umuseke, ngo ukamurikira abicaye mu mwijima, ngo ukabayobora inzira y'amahoro. Biravuze ngo aya maboko ajya amurikira abantu bari mu mwijima, akabayobora inzira y'amahoro. Aya maboko niyo yakuye Abisiraheli mu buretwa ku nyanja, bahageze acamo kabiri inyanja bambukira humutse. Aya maboko niyo yategetse urutare rubitsa amazi. Aya maboko aruhereza amaguru rugendera mu iteraniro ry'Abisiraheli. Umugore n'umugabo wagiraga inyota nyweraga kuri uru rutare, kuko amaboko y'Imana yari yabikoze. Aya maboko niyo yahagararanye na Yosuwa ahagarika izuba, ahorahoza ababishabe. Aya maboko niyo yatsinze Abamori n'Abamaleki. Aya maboko niyo yazanye igitero cy'amavubi. Aya maboko niyo yagiye mu ibuye rya Dawidi ritsinda intwari y'Igati igwa yubamye. Bivuze ngo nta yindi ikwiye
kubararirwa usibye iya Isiraheli. Aya maboko niyo yatumye Samusoni akubita Abafilisitiya akoresheje urwasaya rw'indogobe. Aya maboko niyo yamugarutseho ubwo bari baramunogoye amaso, yica Abafilisitiya baruta abo yishe ari muzima. Biravuze ngo aya maboko iyo ageze ku muntu arahembuka. Aya maboko iyo ageze ku munyantege nke abona imbaraga. Aya maboko iyo ageze ku muntu uri ku gisasiro akibyukaho. Yageze kwa Simone ejo bundi amukiriza nyirabukubuganga. Aya maboko niyo yazuye umwana wa Yayiro. Aya maboko aherutse kugirira ibambe imbabazi umupfakazi wo mu mudugudu w'ahantu witwa Inayini, ngo aya maboko amuzurira umwana w'ikinege. Aya maboko niyo yatubuye ife ebyiri n'imigati 5 hahazwa abantu 5,000 abagore n'abana batarimo. Aya maboko niyo yayoboye Yohana na Petero aho ubwerekezo bw'amafi buri. Nsengeye umuntu uwo ari we wese unkurikiye kugira ngo amaboko yawe amuramire. Yizeye amaboko y'abatanta aramurekura, yizeye amaboko y'akazi karahagarara, yizeye amaboko y'Nshuti Biranga, yizeye amaboko y'imiryango aramutererana, ariko amaboko y'Imana ntajya adutererana. Ejo bundi Ezira yizeye amaboko y'Imana, abwira ingabo aravuga ngo si ngombwa ko tujya gusaba izindi ngabo umwami, kuko amaboko y'Imana yacu amen ari kubayishakana umwete kugira ngo ibagirire neza. Sengeye umuntu wese unteze amatwi ngo amaboko y'Imana yacu amubonekeho kandi umugirire neza. Mbisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira ku ijambo abantu bose mwese murarizi, njya mbona n'abanyagice baba barizi. Ni ijambo riri muri Yesaya ibice 38. Tugiye kuganira twumva umumaro wo gusenga. Abantu bajya bambaza ngo ko nsenga nkatindayo, ndagira ngo mbabwire impamvu nkunda gusenga nkatindayo. Erega gusenga, ejo bundi hari abantu basenze bitwa Abayuda ngo basenga iminsi 3 gusa, hanyuma ngo umunsi bari gupfa ahubwo bahabwa ububasha ku banzi babo. Biravuze ngo gusenga gushobora gukura umuntu mu rupfu kukamuha ubuzima. Reka twumve ukuntu ejo bundi Hezekiya yasenze bikamugendekera. Turasoma ibice 38 ku murongo wa 2 n'uwa 3 n'uwa 4 tuganire mu izina rya Yesu. Haravuze ngo nuko Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati, ndakwinginze Uwiteka uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye ngakora ibishimwe imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane. 4 maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti 5 subirayo umubwire Hezekiya uti, Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze iti, numvise gusenga kwawe, mbona n'amarira yawe, kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo rifite intego ivuga ngo Imana ijya yumva gusenga. Impamvu mbasomye nkababwira n'intego ni ukuri mba ngira ngo nimwibagirwa ibyo navuze basi mwibuke intego. Ujye ukomezwa n'intego navuze. Niwibagirwa ibyo navuze wibuke intego. Uvuga uti Esther yatuganirije aratubwira ngo Imana itinda ku cyo yavuze. Yatuganirije aratubwira ngo Imana yumva gusenga. Imana rero yumva gusenga. Reka mbabwire, uzi ko ushobora kuzindukira ku muntu ukamutakambira ukamubwira ngo mpubufasha kandi ukabumusaba ubizi neza yuko atari bubukwime kuko arabufite, ariko bikarangira uwo muntu nta kintu akumariye. Uzi yuko ushobora kandi ukanabikorerwa n'umuntu utatekerezaga ko yakwirengagiza, ariko nta muntu waje imbere y'Imana ngo ataha atayibonye. Nta muntu wasenze Imana ngo imukoze isoni. Umuririmbyi w'ikorasi yigeze aririmba aravuga ngo Uw'Imana itahirije. Urumva neza, imuhambirira abanzi bareba bagatangira bakabazanya ngo mbese uriye yasengeye, mbese Imana yuriye ibaye. Iyo umuntu agisenga, gusenga bitaragira umusaruro, abantu ntago baha agaciro amasengesho ye. Ndagira ngo mbisubiremo, iyo usenga abantu batarabona umusaruro w'amasengesho yawe, ntabwo abantu baha agaciro gusenga kwawe. Ariko iyo gusenga kubyaye umusaruro, iyo gusenga kuguhaye umusaruro, abantu nibwo bavuga batari ko runaka yarasengaga, runaka twiganya asenga, runaka twakoranya asenga, runaka twaturanya asenga. Burya muri korali nta mafaranga yagiraga ariko yarasengaga. Burya ni ukuri yari umukene ariko asenga. Gusenga rero ni ibintu bigira umumaro, bigirira umumaro umuntu usenga mu gihe harimo ndetse n'igihe kizaza. Reka mvuga nk'ibintu 2 cyangwa 3 biranga umuntu usenga. Gusenga
gutuma umuntu usenga bityo abantu batatekerezaga ko azabacyo. Reka mvuge kuri Hezekiya, ibyo bintu ndabigarukaho. Hezekiya yabaye umwami mu bami bayoboye Isiraheli. Mu bami bayoboye Isiraheli, uwababanjirije bose Bahabu, ba Yehoshafati, bariya bami bose bagiye bayobora ni uriya mwami Sawuli niwe wabaye umwami wa mbere mu Bisiraheli. Abo umwami yimikishijwe amavuta yo mu rwabya. Hanyuma uko ingoma z'abami ba Isiraheli zagiye zihererekana, ubwami buhinguka kuri Hezekiya. Hezekiya rero ayobora Isiraheli mu gihe kigoye, ayobora Isiraheli mu gihe gikomeye, mu gihe Isiraheli yari ituranye n'igihugu cy'umwami witwa Senakeribu, umwami w'Abashuri. Abashuri cyari igihugu gituranye n'Abisiraheli. Umwami w'Abashuri rero Senakeribu yari yaratsinze amahanga ngo ayatsindana n'Imana yabo. Yari yaratsinze amahanga ayatsindana n'ibigirwamana byabo, abatsindana n'Imana zabo. Hanyuma ngo arangije yiyongoza igihugu cy'Abisiraheli, yiyongoza igihugu umwami Hezekiya abereye umwami. Amaze kuciyongoza ngo akajya yandikira Hezekiya inzandiko zimutuka, zikamusuzugurana n'Imana ye. Umva nkubwire, ntago nzi ba Senakeribu ufite, sinzi Abashuri ufite bakwandikira inzandiko zigutuka, bakubwira ko igihe umaze usenga ntacyo byakumariye, bakubwira ko igihe umaze usenga ntacyo bikugejejeho. Ntabwo nzi uko bangana. Wowe ubakurure bakubwira ko gusenga kwawe bitakubujije kuba ushaje, utabonye umugabo, ushaje utabyaye. Sinzi Abashuri barimo kukwandikira uko bangana, sinzi ubugome bw'inzandiko bakwandikira aho bukugeze. Ariko ndagira ngo nkwibutse ko Imana yumva gusenga. Hezekiya ngo agasenga akambara ibigunira, kandi yamara gusenga Imana ikavugana nawe. Yamara kuvugana nawe igaca muri Yesaya yari umuhanuzi, ikamubwira ngo nzagukiza igisuzuguriro cy'umwami wa Ashuri, kandi ni ukuri nzasohoza icyo nagambiriye ku Isiraheli. Bukeye rero Hezekiya ngo aza kurwara, arwara uburwayi, ariko yarasenze, afite icyo Imana yavuze, afite icyo yavuganye n'Imana ku gihugu cye, ku bwami bwe. Imana yari yaravuze ko izamukiza igisuzuguriro cy'Abashuri n'inzandiko bahora bamwandikira. Arwara uburwayi bukomeye, reka mbugereranye na kanseri y'uyu munsi. Niyo ndwara ikomeye ihangayikishije isi n'abayituye. Ararwara, ngo amaze kurwara Imana yirengagiza ko yavuganye na Hezekiya. Ituma Yesaya iramubwira ngo genda ubwire Hezekiya, tegeka iby'inzu yawe, urage ubwami, urage muri military, urage muri polisi, urage mu nkeragutabara, urage mu banyerondo, urage mu basekirite, urage mu gihugu cyawe, mu badepite n'abaminisitiri. Tanga umurage mu rugo rwawe, kuko ntabwo uzakira ahubwo uzapfa. Yesaya ngo amaze kubihanura arigendera. Hanyuma ngo amaze kugenda, Hezekiya yibuka ko iyi Mana twamenyanye nayo, murabyumvishe, yibuka ko ari Imana iri serious, yibuka ko ari Imana ihagarara ku kivuze, yibuka ko ari Imana itivuguruza. Aravuga ngo niba ivuze ngo nzapfa koko. Yibuka ko yabwiye ba sogokuruza ko izabakura mu buretwa, igihe kikagera ikabikora. Yibuka ko yabwiye Abisiraheli ko izagendana nabo mu rugendo rwo ku Gikanani, bagera ku nyanja igaca umuhanda mu nyanja. Yibuka ko yabarindiye mu butayu imyaka 40, inkweto n'imyenda bambaye n'ibibasazireho. Yibuka ko yabarwaniriye Yeriko. Yibuka ko bigeze kwambariza izina ryayo mu mahema, bafite ingabo nyinshi ziri kubabuza kwambuka ngo bajye i Kanani. Imana igahagurutsa igitero cy'amavubi, akarya abanzi babo bagakomeza. Yibuka ko ari Imana ihagarara ku cyo yavuze. Hezekiya ngo ahita asenga. Reka mbabwire ibintu 3 cyangwa 4 bijya bitera Imana gusubiza amasengesho y'umuntu uri gusenga, bishobora gutuma Imana itakwirengagiza. Icyambere ni ukwicisha bugufi. Ejo bundi Dawidi yaravuze muri Zaburi ya 32,
aravuga ngo hahirwa uwababariwe ibicumuro bye ibyaha yakoze bigatwikirwa, hahirwa umuntu w'iteka atabaraho gukiranirwa n'umutima we ntube mu buriganya. Icyo ni icyambere kiranga umuntu urimo gusenga, gitera Imana kutamwirengagiza, mbega kutirengagiza gusenga kwe. Icya kabiri, reka icyo naringize icyambere nkigira icya kabiri, ni ukwicisha bugufi. Salomo aherutse kwandika mu migani, aravuga ngo umuntu wicisha bugufi kubaha Uwiteka, ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro deseri ikaba ubugingo. Icya gatatu gitera Imana kumva umuntu urimo usenga. Buriya abantu benshi barasenga ariko ntabwo bazi password yo gusenga. Urumva uragiye urasenze, wowe ubwira Imana ibibazo, buri munsi uhora ubwira Imana ibibazo. No, ntabwo ari uko bikorwa. Banza ubwira Imana ngo ndi umunyabyaha, ndi umupfapfa, ndi umunyamenwa yanduye. Yibutse ko muri wowe nta cyiza kiguturukamo. Nurangiza, iyo ni tape ya mbere, uyishime, uyibwire ngo ni wowe Mana wakoze ibi n'ibi. Buriya mu bintu Imana ikunda umuntu uyivuga neza, ikunda umuntu uyivuga ibigwi, ikunda kwibwira ngo intambara izi n'izi niwe wazirwanya, intambara izi n'izi niwe watabaye. Imana nibyo ikunda. Gatatu, uyibutse imirimo, uyibwire ngo Mana ibuka ko nagaburiye bashonje, ibuka ko nasapotinze umurimo wawe, ibuka ko nawuteye inkunga nkawushyigikira, ibuka ko nambitse abambaye ubusa, ibuka ko nasuye abarwayi, ibuka. Ariko uyu munsi urasenga, nta murwayi ujya usura, mu mushahara uhembwa nta muntu uraha n'inote y'igihumbi. Wa muntu w'Imana, urahaha ibyo kurya byawe ukabirya ukabimara, nta mushyitsi uragira iwawe mu rugo ngo mubisangire. Warangiza ngo urumva kandi ibibazo byaza ukihutira kujya guhamagara izina ry'Imana. No, Hezekiya yibwiye ngo ibuka ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye. Niryo rya jambo navuze ryo muri Zaburi ya 32 Dawidi yavuze. Aravuga ngo ibuka ko icyo gihe nabaga nicishije bugufi, nabaga mfite umutima umenetse, nabaga nambaye ibigunira, nabaga niyirije ubusa nigomwe kurya, nabaga Uwite, nabaga hari ibintu nigomwe. Kandi burya reka mbabwire, gusenga n'ukwigomwa. Ntuzavuge ngo ndacyafite akazi kenshi ngo nzabasenga, ntuzavuge ngo ndi mu gihugu ngo kinsaba kuzinduka njya mu kazi nshaka ubuzima. No, ntuzavuge ngo urumva ngo nimbona konje ngo nibwo nzasenga. Umuntu ashobora kukwambika amapingu akashyira ku maguru n'amaboko akakubwira ngo cicika ntuzongere kuvuga tukiri kumwe, ariko nta wakubuza gusenga. Gusenga ni ikinyabiziga ndakumirwa. Murabyumvisha neza, gusenga ni ikinyabiziga ndakumirwa. Gusenga ni bombe, gusenga ni umwambi urasa ugahinguranya, gusenga ni umuriro utwika abadayimoni n'ibindi bintu byose bitavuga Imana. Gusenga ni intwaro, gusenga ni ibyo kurya by'umukristo. Gusenga ni inyubako itajegajega. Gusenga birahindura. Gusenga bifata mpiri, gusenga byubika imigambi y'incakura, gusenga gutatanya inama z'abakugambanira. Hezekiya ngo arasenga, abwira Imana ngo aratakambararira, arayibwira ngo ibuka ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye. Yesaya yarageze mu marembo y'umurwa Yerusalemu. Ndashaka kuvuga ibintu bitatu biranga umumaro wo gusenga. Hari igihe abantu babona dusenga bakabona twarasaze, ariko reka mbabwire, abantu benshi barasenga ariko ntago bazi gusenga ubundi ni ubwenge. Gusenga kandi ni gift, ni impano Imana iha umuntu. Abantu benshi barasenga ariko ntibazi kurasa ku ntego. Mu bintu nka 200 wavuze, ushatse wabigira ikintu kimwe. Mu bintu nk'ijana wavuze, ushatse wabihindura ikintu kimwe. Ejo bundi Hana yarasenze, asengera ishiro, abwira Imana, arayibwira ngo nyamara umpaye umwana w'umuhungu namugutura akaba umutambyi iteka akajya gukorera. Ndagira ngo mu masengesho yawe ujye ugira gusenga gufite intego. Urasira Imana aho ububabare bwawe n'uburibwe bwawe buri. Uyibwire ngo umpaye akazi najya ndanga icya 10 n'amaturo, umpaye urubyaro najya mbwira abantu kuri Imana itanga urubyaro, unyambitse nanjye nakwambika abambaye ubusa. Rasira Imana ku ntego yawe, uyibwire uti ungiriye gutya nanjye najya ngira gutya. Murabyumvisha neza. Kandi iyo usenga ufite n'umuhigo birihuta. Hano yarayibwiye ngo nukuri umpaye umwana w'umuhungu namugutura akaba umutambyi iteka akajya gukorera. Abayirasiye ku ntego. Imana ihindukije amaso mu Isiraheli ibona nta mutambyi uhari, ihita ibona Hana asenganya ubwenge. Jya usengana ubwenge, usenga isengesho rifite intego.
kuko nubwira Imana ntukumve kuri kubwira onkle, ntukumve kuri kubwira auntie, ntukumve kuri kubwira inshuti yawe runaka, kuko ushobora kukumvira ubusa ariko Imana ntiyakumvira ubusa. Hari utatwumvira ubusa yitwa Uwiteka Nyiringabo. Hanyuma ndashaka kuvuga ibintu bitatu biranga umumaro wo gusenga. Ariko uyu munsi unisubira mureba amasengesho usenga. Nusenga usengera abandi byiza nawe Imana izabikugirira. Ariko nusenga usabira abandi bibi ubaturaho imivumo, kuko erega mw'abantu mwe twebwe turabatambyi, turabahesha b'imigisha. Akanwa kacu nako guhesha imigisha, niko Pawulo yanditse aravuga. Nako guhesha imigisha ntabwo ari ako kuvumana, ntabwo ari ako kujya guhirika abantu kanyarira, ntabwo ari ako kujya guhirika abantu kizabona, ntabwo ari ako kujya guhirika ahantu abantu n'ahandi. Umuntu Yesu yaravuze ngo umuntu nakugirira nabi uzamugirire neza, uzamwifuriza ibyiza, nakwifuriza ibibi uzamwifuriza ibyiza. Uwo muntu wakugiriye ibibi ntabwo ibyiza ari ukumwifuriza ibibi, ahubwo musengere, umusabire imigisha, umusabire kurama, kugira ngo Imana niza n'ibisubizo ikuye mu masengesho yawe izabikora kiriho, abone ko Imana wize yari inyembaraga imurusha gukomera. Ndashaka kuvuga ibintu bitatu rero birangu bifite umumaro ku masengesho, ku muntu usenga. Kuko hari igihe abantu babona dusenga bakagira ngo twarasaze. Icyambere gusenga gusubiza intege mu bugingo bw'usenga. Gusenga kabiri kugirira umumaro umuntu usenga mu gihe harimo ndetse n'igihe kizaza. Gusenga gutuma umuntu usenga bityo abantu batatekerezaga ko azabacyo. Rero nusenga jya umenya ko urimo gukora ibintu bikomeye, urimo gukora ibintu by'ubwenge. Hezekiya ngo arasenga bihuza nuko Yesaya ageze mu marembo y'umurwa. Ijwi ry'Imana rimugarukaho riramubwira ngo ninjye wari ukubwiye ko Hezekiya yapfuye, ariko asubirayo. Reka mbabwire ibindi bintu bitatu biranga Imana ku muntu uri gusenga. Icyambere ni Imana yumva gusenga, kabiri ni Imana ikora, gatatu ni Imana itabura ukugenza, nishaka ndabyongera, gatanu ni Imana itabara igatabarukana intsinzi, gatandatu ni Imana isubiza amasengesho. Hariho korari imwe yavuze ngo dufite Imana yumva amasengesho, ngo iyo twizeye irakomeye, iyo twizeye irahambaye. Kandi Umuririmbyi 62 yavuze ku gusenga, aravuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure, ngo atambuka n'inyenyeri. Aravuga ngo umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Nta munyamafaranga urajya aho Imana iri, nta munyabwenge urajya aho Imana iri, ariko umutima w'umuntu usenga ujya ubasha kugera aho Imana iri. Dawidi yavuze ku gusenga, aravuga muri Zaburi ya 34:16, aravuga ngo amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi yari kugutaka kwabo, ngo ari kugusenga kwabo ngo yumve ibyo bamusaba. Ageze 17 aravuga ngo ariko ngo igitsuri cye kiri ku nkozi z'ibibi, ngo kiri ku bantu bakora ibyaha kugira ngo amareho kwibukwa kwabo mwisi. Ageze 18 Dawidi aravuga ngo abakiranutsi baratatse. Amen. Uwiteka yumva gutaka kwabo, abakiza ibyago n'amakuba yabo yose. Ageze 19 Dawidi aravuga ngo Uwiteka aba hafi y'abantu bafite imitima imenetse kandi akiza abantu bafite imitima ishenjaguwe. Ageze 20 aravuga Dawidi ngo ibyago n'amakuba ni byinshi ku mukiranutsi, ngo ariko Imana imukiza muri byose. Amen. Uwo ni wo musaruro uva mu masengesho. Imana ibwira Yesaya ngo subirayo, ndashoje ngo dusenge. Ugenda ubwire Hezekiya umubwire ngo numvishe gusenga kwawe, nababwiye ngo ni Imana yumva gusenga. Kabiri irareba, nabonye n'amarira yawe. Amen. Niyo wakubita ivi imbere y'uburiri, niyo wakubita ivi muri dushe, niyo wakubita ivi aho warishyira hose, Imana yiteguye kumva gusenga kwawe. Iramubwira ngo none umubwire ngo kuko numvise gusenga nkabona n'amarira. Imana ishimwe kugira ibambe n'imbabazi, ngo ntabwo ugipfuye. Kandi uzi kuza gusenga ubwira Imana ngo mpa diplome, yigahita ikubwira ngo ngukuye muri iki gihugu nkurije indege. Uzi kuza gusenga uyibwira ngo wampaye ubuzima, yigahita ikubwira ngo nkubakiye urugo. Uzi kuza kuyisenga uyibwira ngo wampaye akazi, yikakubwira ngo nkubakiye inzu. Uzi kuza kuyisenga uyibwira ngo wandengeye, yigahita ikubwira ibindi bintu utaje kuyisaba. Impamvu ihita ibivuga nuko ari Imana ibifitiye ubushobozi, kandi bigire ngo ikubwire ko gusenga kwawe gufite kwagize agaciro mu maso yayo. Amen. Ngo iramubwira ngo subira ugenda umubwire ngo numvise gusenga, nabonye n'amarira yawe. Dushimiye Imana ko ari Imana itatwumvira ubusa, ntabwo yatwumvira ubusa. Ngo araza aramubwira ngo Imana ya Isirayeli irambwiye ngo niyo yarivuze ko upfuye ariko ntugipfuye, ahubwo ikongereye iminsi yo kubaho. Kandi ntabwo ari ibyo gusa ikoze, izagukizanye n'uyu murwa, izagukiza umwami wa Shuri, izawurinda, izawugota. Umwami wa Shuri yagambiriye gutera Isiraheli, ariko
ngo aza kumva inkuru y'uko Etiyopiya bateye igihugu cye, ngo arangije asubirayo yishwe n'abana be bamusogose inkota, kuko nta masengesho yari afite. Amasengesho rero akiza indwara. Ntabwo bivuze ko usenga atarwara, ariko Imana gusenga kwe kumurindira mu burwayi. Ntabwo bivuze ko gusenga gukuraho ibibazo, ariko gusenga kudukomereza mu bibazo ducamo. Ntabwo bivuze ko umuntu usenga atahura n'ibibazo, ariko gusenga kumuha kubitambukamo yemye. Ntabwo bivuze ko umuntu usenga atahura n'ibigeragezo, niwe ugeragezwa, ariko gusenga kumukomeza mu bigeragezo. Ntabwo bivuze ko umuntu usenga atakena yakena, ariko igitondo kimwe gusenga kumuhindurira amateka. Ntabwo bivuze ko umuntu usenga atabona amanota mabi mu ishuri, ariko hari igihe kimwe gusenga kumuhesha diplome. Abantu bari bazi ko ari umuswa mu ishuri nta bwenge afite, bagatungurwa. Iteka gusenga kuratungurana. Ejo bundi kwaratunguranye kuri Morodekayi, uwari kumumanika aba ari umutambagiza umurwa. Kwaratunguranye ku Bayuda, niko natangiye mbabwira. Umunsi bari gupfa, abari kubica babagiraho ububasha. Gusenga kwaratunguranye kuri Daniyeli, umunsi bari bazi ko ari buribwe n'intare, ziramusasira ziramworonsa. Gusenga ndagira ngo mbabwire ngo ni inkingi. Gusenga ni igihome. Gusenga ni ibyo kurya by'umukristo. Ubugingo bw'umukristo budasenga buba bupfuye. Umuntu udasenga yanywa inzoga, umuntu udasenga arabeshya ntibimucira urubanza, umuntu udasenga arya icya cumi akarya amashimwe, umuntu udasenga aba ameze nk'intama itagira uyiragiye, umuntu udasenga aba ameze nk'umwana utagira ikinyabupfura. Nta discipline y'abizera y'abakijijwe y'abajya muri kiriya gihugu aba afite. Ariko umuntu usenga aba afite amakuru y'ijuru, aba afite amakuru y'igihugu ajyamo, aba afite amakuru y'ubuzima, aba afite amakuru y'akazi akora, kuko yakura mu masengesho. Aba afite amakuru y'imyaka afite, aba afite amakuru y'igihe azubakira urugo, aba afite amakuru y'igihe azabonera urubyaro, aba afite amakuru y'ikijuru rimutekerezaho kubera ko ari mu masengesho. Turagushimiye, uri Imana yumva gusenga. Uhereye kera hari abantu bagiye bagusenga wumva gusenga kwabo. Ba Enoki ngo baragusenze mugendana imyaka 300, hanyuma ubahemba kuva mu isi badapfuye bajya mu ijuru. Elisa yarasenze akora ibitangaza 13, icya 14 gikora yarapfuye kubera ko yari yarasenze. Bivuga ngo iyo umuntu yasenze birashoboka ko n'igituro cye gikora ibintu, kuko aba yarapfanye amasengesho, aba yarapfiriye mu masengesho. Gishobora kuzura undi mupfu kandi uwasenze atakiriho. Imana ishimwe. Umukobwa wasenze abona umugabo utari suruduwiri, umusore wasenze abona umugore utari suruduwiri, umubyeyi wasenze abona umukwe ufatika, umupapa wasenze ibintu byananiranye mu rugo rwe bijya mu buryo kubera ko yasenze. Abantu bankurikiye ndabasengeye ngo ubahe imbaraga z'amasengesho, buzuza imbaraga. Gusenga kwa Dawidi niko kwatumye ab'umwami. Gusenga kwa Saduraka na Meshaki na Bedenego niko kwabaruko itanura ry'umuriro. Gusenga kwa Hana niko kwamuhaye Samweli. Gusenga kwa Zakariya niko kwatumye abyara Yohana. Gusenga ikintu bita amasengesho. Umuririmbyi yaravuze ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, ahubwo azafashwa no gusenga. Sengeye umuntu wese unteze amatwi ngo umuhe imbaraga z'amasengesho, umukomereze amaboko, umurwanirire, umubere maso. Musengeye nizeye izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha.